twongeye kubaha ikaze abakurikira Rukumbi TV, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Wowe wakanze subscribe uri w'agaciro kandi wishimire kuba warinjiye mu muryango mugari wa Rukumbi TV. Hanyuma nawe utarayikanda rero nyarukiraho ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye uhita ubona ibiganiro bya Rukumbi TV ku gihe. Hanyuma tuzanye rero inkuru imeze gutya. Umugabo bita Dani Nanone uri mu mazi abira ubu ngubu, urimo ugenda ashaka gukurikiranwa cyangwa se akurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kubera gushaka kwibasira umudamu we babyaranye kubera undi mudamu witwa Ngwinundebe. Dani Nanone bivugwa yuko yashatse kugirira nabi umudamu babyaranye cyangwa se umugore we, nk'uko bigenda bivugwa ngo ni umugore we babyaranye, kubera umugore witwa Ngwinundebe. Uyu mugore Ngwinundebe muramuzi, yararikoroje cyane kwa Sabe, ibintu bifata urwego ruri hejuru. Sabe aravunika, yasimbutse igipangu yikubita hasi, nyine aravunika, mwarabibonye. Ni inkuru yamaze igihe kandi yajegeje showbiz yo mu Rwanda. None uyu mugore yongeye kurikoroza kwa Dani Nanone, aho nabonye akavideo umugore wa Dani Nanone ari kuvuga ati yewe Dani Nanone arashaka kunyica kubera Ngwinundebe. None jewe ndahunze, mvuye aho nagombaga kuba ndi kugira ngo Dani Nanone atazansanga hano akanyica. None ibyo ngibyo byatumye n'ibindi byaha cyangwa se n'andi makosa Dani yari asanzwe akurikiranwaho nayo abyuka, birazuka byose. Hanyuma birimo biragenda bimusunikira mu butabera, bimusunikira mu nzego z'ubutabera. Ngira ngo uyu mugabo murabizi ko mu minsi yashize aribwo yari ari mu rubanza na Prito, yari ari mu nzego, yari afunze. Hari ibyaha yagendaga akurikiranwaho birimo gukoresha ibiyobyabwenge, birimo urugomo, birimo n'ibindi bintu biri familiare nk'ibyo. Hanyuma aza gusohokamo rero arafungurwa, ariko buriya icyaha ntigisaza. Buriya iyo hari ibintu wakurikiranwagaho mw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukagira gutya ukaburana, ukaba umwere, ugahanagurwaho icyaha, cyangwa se bakagira ubundi buryo babyoroshya, ukabasha gusohoka ukajya mu buzima busanzwe, ukajya muri sosiyete hanze, ukaza kugaragaraho akandi kantu kakugeza mu nzego. My friend, bihagurutsa na bya bindi byose wigeze gukurikiranwaho. Ni ukuvuga ngo na bya bindi byose wakurikiranweho nubwo waba warabaye umwere, nabyo biragaruka, kuko iyo bamaze kugushyira muri sisiteme basanga bagufite. Noneho rero iyo bibaye iyo bifitanye isano n'ibya mbere, aho ruba rubaye rucabana. Ngira ngo murabizi, aho ruba rubaye rucabana, aho ngaho ubugarutse, noneho ubugarukanye ubukana. Baravuga bati noneho uyu muntu ntabwo ibi bintu ari ubwa mbere, uyu muntu rwose aya makosa ibi byaha ni ibintu bye. Dani Nanone rero biragaragara yuko niba kamemo ntabwo biriya bintu wenda nk'abantu bazi showbiz yo mu Rwanda abenshi usanga batavuga ko ari ibintu bimugwiririye, cyangwa se we abyikoresha ku giti cye. Hari izindi mbaraga ziba ziri kubimukoresha. Ni ukuvuga ngo rero na bya bindi iyo bapereje bagasanga nk'ibi ngibi ari gukurikiranwaho byo gushaka kugirira nabi
umugore babyaranye bituma bicukumbura n'ibindi byinshi, bakibaza ngo ese yari yafashe ibiyobyabwenge, ese ibintu byo gushaka kugirira nabi umuntu n'ubundi asanzwe abizwiho, ese ibi bintu bituruka he, imvano yabyo, moteri yabyo ibyatsa ni iyihe? Dani Nanone rero ari gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Ubu tuvugana nta yandi makuru wenda mfite cyane yimbitse, ariko ushobora gusanga yanakurikiranwa, yanafashwe, akaba ari mu maboko y'ubugenzacyaha RIB, kuko uko ngenda mbibona ndabona ari ibintu bidashobora kumworohera, kandi inzego z'ubugenzacyaha rero nazo zo mu Rwanda nazo ntago zoroshye, zirakurikirana yewe n'akari mu nda y'ingoma bamenya imvu n'imvano yabyo, niyo wakwihisha mu nda y'isi bagukurayo, upfa kuba ufite ibyo ukurikiranwaho. Dani Nanone rero akimara gufungurwa yaraje akora indirimbo, akora amahiti, akora ibitaramo, umuhungu rwose amera neza. Forume yazanye icyo gihe ni nziza cyane, zamushyize ku rundi rwego nk'umuraperi wo mu Rwanda, ariko ubu noneho mu nyumvire, mu ndebere nawe ibyo bitangiye kumubaho ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo rero ni ya sura mbi abaraperi bo mu Rwanda bahorana, itagituma bajya ku rwego rwiza. Nubwo ubu ngubu ku ruhando rwa muzika mu Rwanda hip hop iyoboye, ifite isura nziza, batwaye ibikombe muri iyi season iri gushira, ariko Dani Nanone yego nta nubwo nawe yagaragayemo mu babaye nominizi cyangwa se mu bagiye bahamagarwa wenda mu bahataniye cyangwa se mu bahawe ibihembo, ariko yari amaze iminsi ari ku rwego rwiza, yari amaze iminsi ari ku gasongero k'abaraperi bari gukora neza, ariko ibi ni ibigiye kumusubiza inyuma kubera uyu mugore rero bita Ngwino Ndebe. Murabizi ko uyu mugore ntago nzi ikintu kimurimo gikurura abasitari cyane mu buryo bwo kugira ngo babe inshuti nawe cyangwa se banaryamane nawe. Murabizi ko ku kibazo cya Sabe ariho naho Sabe yarinze gukuriza impamvu yo kuvunika, bigakurura umwuka mubi no mu rugo rwe rukenda gusenyuka. Bivuga ko Sabe yari yamuguriye n'imodoka rwose nziza ihenze. Urumva rero uyu mugore nawe nukuzareba ni iki kimurimo, ni iki kimwihishemo gikurura abasitari. Ese aho wenda ntafite izindi mbaraga wenda ziri artificiel, zitari karemano, ashobora kuba kuruza abasitari? Murabizi umugabo Sabe yari yagiye kureba uko yigenza, kandi urumva yagombaga no kugaruza n'imodoka ye yari yamaze kugura. Hanyuma umugore we rero aza kumenya amakuru, aza kumusangayo, aramubwira ati nushaka usohoke, ndabizi ko urimo hano. Umugabo yumvise bikomeye anyuriza ubusamo, ajya gusimbuka igipangu. Bamwe bagiye bamutereraho urwenya ngo yigize Rambo, ngo yagize gute. Hanyuma aza kuba ari kugaragurika, ngira ngo akavideo kagiye kagaragara ari kugaragurika hanze y'igipangu aho yasimbutse, bari kumuzanira amazi. Ubona rwose ubwoba n'ibimwaro, cyane cyane ibimwaro byamufashe. Icyo gihe bagenda bavuga ngo yari yasinze, baje kuvuga nyuma ngo hari abantu ngo babyihishe inyuma, ngo babikoze ari umupango, ngo baramusindishije, ngo kandi Sabe ntago yanywaga inzoga, ntasanzwe anywa inzoga, ngo ntibazi uko byagenze kugira ngo Sabe anywe inzoga ageze kuri rwa rwego, ariko nta businzi bwari burimo. Ni ibintu yari yakoze yabiteguye, ahubwo
yaje guhura na Rwangendanye. Nyine nibyo yandi bavuga ngo ibyago bigwirwa abagabo, ngo imbeba yahubutse ku rusenge ngo ikubise ya mantuze kwishyiga, nuko ivuga gutyo nyine. Nawe rero niko byagenze kandi urumva ni na ya minsi y'igisambo yari imugereyeho, kuko ntago ari ubwa mbere yari agiye hariya, nta n'ubwo na hariya yari agiye honyine, kuko uriya mugabo nawe ngira ngo murabizi ko yagiye abivugwaho kenshi, avugwa kuri kariya kageso ko gucengera mu bagore b'abandi inshuro nyinshi itari imwe itari ebyiri, ariko abantu bakagenda bamubandararaho kubera ko bamukunda, abafana be na bya bindi bavuga ngo umuntu yiyorosa agahu k'intama kandi imbere ari ikirura, kwa kundi kwiyorosa agahu k'intama akereka abantu ko nta kibazo rwose ari umwana mwiza, ari intungane. Hanyuma ntitumenye ko n'intungane bavuga ko bwira icumuye karindwi. Aza gufatwa rero, afatirwa mu cyuho, noneho ibyo byose bijya hanze biragaragara. Uyu mugore rero ngwino ndebe, ubwo urumva avuye kwa Sabe ageze kwa Dani Nanone. Ibyo kwa Dani Nanone rero biracura iki, birasiga iki? Reka dukomeze tubikurikirane, dukomeze tubitege amaso kandi tubitege n'amatwi, buriya icyo biduhisha